ukeneye deliverance mu buzima bwawe bw'iminsi yose, kuko umwanzi ugutera n'ukugambanira n'uguhiga ntibashobora guteguza ubuzima bwawe. Niba wibonaho bino bimenyetso mu kubaho kwawe kandi uri umukristo kandi usenga Imana kuri ibintu byose, ukaba ubona ko ibyo ugerageje gukora byose bitakubera byiza, ukeneye deliverance. Niba wibonaho ko nta gikundiro, ugenda uhomba amahirwe, uhura n'ibibazo, menya ko ukeneye deliverance. Ariko niba wibonaho n'izi nzozi ngiye kukubwira, guhinga, kurota wasubiye mu cyaro, kurota uganira n'abapfuye, kurota wambara imyambaro y'abapfuye, kurota usubira mu ishuri, ibikoko bikwirukankana, kurota urya ninjoro no kurota warohamye, menya ngo ubuzima bwawe muri kaga, ukeneye deliverance. Kumwe bw'abera ministries niyo nshinga. Agira amateka ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo gendo uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Imana n'umugambi w'Imana n'imbaraga z'Imana bibane naye kandi Imana ikugire neza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, kandi Imana yo mu ijuru, Imana y'amahoro ikomeze igendane nawe. Uyu munsi tugeze ku munsi wa gatatu w'amasengesho yo kubohora, gusenya, kurimbura, kuvanaho, ayo twise ngo ukeneye kubohoka. Niba wibonaho bino bimenyetso yuko icyo ukoze kigucika, aho ugiye byanga, aho utambutse byanga, icyo ukora kitemera, abadayimoni baguhagurukiye, indwara zidashira, ibyorezo n'ibindi byose, ukabona ubyibonaho kandi bigenda bitakuvaho buri munsi, ukayibona ku rugo rwawe, ku mugabo wawe, ku bana bawe, ku kazi kawe, mu byo ukora, mu byo ugendamo, menya ko ukeneye deliverance ya yindi y'imbaraga itagombera ikindi kintu keretse umwuka wera w'Imana, kuko ni ufite ubushobozi. Ikindi cya kabiri, nibona inzozi urota inzoka yinjira mu nzu, inzoka uyibona hafi, iz'umukara, iz'icyatsi kibisi, iz'umuhondo, ukabona zikwizingiraho, ukabona zambe, ukabona ibintu byose, menya ko ukeneye deliverance. Ku butunzi ntabwo uzabona. Nyaboneka wo ukunda kurota uri iwanyu mu cyaro uganira n'abapfuye, uri mu irimbi, ubona ushyingura, ubona abana bapfa, ubona ukikira abana utazi aho bari, ubona bakogosha umusatsi, ubona hari ibikubaho, ubona uteka ibyo kurya ukaribwa n'abandi bantu utazi, ubona ibyago n'amakuba bigenda bikujyaho, bikwirukankaho, byose bigukurikira kandi biguhiga, menya ko ukeneye deliverance y'imbaraga, ukeneye umwuka w'uburyo bukomeye, ukeneye gutabarwa no kurengerwa, ukeneye kwinjira ahandi hantu. Niyo mpamvu twe ku bumwe bw'abera ministries twe tudakoresha amazi, tudakoresha amavuta yo gusigwa, tudakoresha umunyu, tudakoresha ikindi kimenyetso icyo ari cyo cyose, ariko n'ababikoresha ubwo niko Imana yabategetse. Igihe kandi Imana yaransanze irambwira ngo umwuka wanjye wera urahagije. Hallelujah. Pelango daraye voria pespen. Ariko bitavuze ko ku bandi ibyo nibyo ubikoresha yubahwe, niko Imana yamubwiye. Ariko muri aya mavuta narakubwiye ngo Satani azaho umunyuba, Satani azi naho amazi ava, Satani zinaho amavuta agurirwa, ariko amavuta y'umwuka wera n'impano z'Imana ishobora byose. Nta dayimoni watusha, nta dayimoni wakora, nta mubi wabyegera, nta Satani yakwegera aho hantu. Niyo mpamvu muri izi mbaraga z'umwuka wera, muri ubu butware bw'ijambo ry'Imana, mu guhagarana n'Imana ishobora byose, haleluya, the cosilia and then foben and lie, mu mavuta y'Imana ishobora byose, icyo kiziriko cyaziritse cyakwirisi kurandarandaho muri aya mavuta, n'ukuri Imana iravuze ngo yohereje umwuka wera wo gukata icyo kiziriko gifite imbaraga cyakwiziritseho kuri uyu munsi w'itariki 3. Iki ntikibura kugukurikiraho ugiye hose ngo kikurwanye. Rero muri aya mavuta y'imbaraga, muri aya mavuta ashobora byose, haleluya, the win and right benefit, kuko ndakubwiza ukuri ngo ni iminsi 21 tugeze ku munsi wa gatatu, bivuze ngo ikiziriko kirandaranda cyakwirutsaho cyaragukurikiye ko kikubuza amahoro. Ariko data wa twese abane nawe kandi agushyigikire mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Dynamo la glai zo win for. Nukuvuga ngo ibi bintu kuvubyibonaho ubisisangaho, ubukaryamuga byuka wacuramye, abana bacuramye, ukabona barakubwira niyo isohoza, ukabona baguseye ntibikunda, menya ngo ukeneye deliverance. Twe ku bumwe bw'abera ministries nongere ngusubize n'inshingano Imana yampaye yo kugira ngo bohoke. Sinjye ubohora n'umwuka wera, ariko umwuka wera akorera mu bantu. Haleluya, haleluya. Ariko nyumve
neza ngo mpakane abakoresha ibyo bindi nakubwiye n'ibindi bimenyetso bakubwiye nabo ni abantu b'Imana. Imana ugira uko ikora, ariko nge space mu buryo bwihariye ni umwuka wera w'Imana n'impano z'Imana zikorera mu bera b'Imana. Haleluya, zo gusenya zanzo zimbi bya bitero by'abadayimoni. Wowe ujye ubyuka ukisanga ufite ikibazo mu mubiri wawe, kandi nababwiye buri gihe mubyibuke mu ijambo ry'ubushize ndakubwira ngo umwanzi acunga basinziriye yaza akabibura ukungu. Narakubwiye ngo uzarebe abantu bose baryama ari bazima, mu gitondo ukabyuka usanga abantu barwaye. Kubera iki? Umwanzi yarakurikiranye. Rero uyu munsi wa none amahoro y'Imana rakoze for by in the from IL munsi murahasanga link niba ukeneye kujoininga umwe bw'abera ministries. Ni groupe wowe usaba aho ushaka, hariyo nita iriba ry'amazi adudubiza. Niba ushaka kujyaho uzambwire nkushyiremo, ariko kushaka kujya mu bumwe bw'abera ministries group we hari link akoraho. Ibyo byose rero bizashobora gukunda. Icyo wifuza n'icyo ngicyo. Turi gusenga mu buryo bukomeye, turi kwinginga, tubohora, dukubita, dushwiragiza, duhanagura, tuvanaho, turandura, twohera, dutwika imigambi y'abadayimoni, turakubitisha umwuka wera n'imbaraga z'akanwa. Imana yatanze ibintu biri special. Iyi ni deliverance iri special. Waba warasizwe amazi ntibikunde, waba harariye umunyu ntibikunde, waratunga amavuta ntibikunde, barabwiye ngo ukora ibintu bikunde, barabwiye ngo ibindi ukora ibintu bikunde, ariko muri aya mavuta karabikandora ni mu mwuka wera w'Imana n'ibimenyetso by'Imana n'ibitangaza by'Imana, kuko umwuka wera niwe ugomba kubana natwe ibihe byose. Umwuka niwe uzemeza ab'isi akabemeza ibintu byose. Rero urwo ruziriko rukuriho rwakwinjiyeho rugiye kuvaho mu izina rya Yesu Kristo. We nta muhoro dukatisha, nta shoka dukatisha, nta kindi turubuko. N'imbaraga z'umwuka wera n'umuriro w'Imana utwika ugakongora ukavanaho ukigizayo, nta bindi bintu. Haleluya. Ese umaze igihe utabyara waraye ingumba kandi baragusiza amavuta ntibikunde? Ese umaze igihe urwaye bose amavuta ntibyemere? Ese ubwo gifyanze gukira kandi hari ibyo wakoze ntibyakunda? Ese watanze igitambo byaranze? Ibyo byose barabikoze. Nyamerera winjire muri aya mavuta uvuge ngo mwuka wera nde. Ijambo riravuga ngo yohereza umwuka bikaremwa. Haleluya. N'uyu mwuka ndimo mvuga ku bumwe bw'abera ministries. Haleluya. Twemera imbaraga z'umwuka wera, twemera ubushobozi bitavuze ko n'ibindi bimenyetso byemerwa, ariko hari ababihawe. Ibyo twahawe ni ijambo ritegeka, ni imbaraga ritegeka. Nabwo umwuka tubwiye ngo nibagende banywa amazi twabikubwira, ariko ubu ntago arabitubwira. Aravuga ngo dukoreshe ikiganza kizamutse cyemera kivuga ko Yesu ashoboye byose, arihagije, nta zindi mbaraga akeneye, nta bindi bimenyetso bindi ashaka. Muri we harimo layikoze formandele clone takuza ya fimandi arai safety arai. Uyu munsi wa gatatu w'amasengesho turaca ikiziriko cyose cyahambiriye ubushobozi n'uburenganzira bw'ubuzima bwawe. Ndetse uyu munsi byaye biraboshye ko kiziriko kiboha amaboko, kikaboha amaguru, kikaboha amaso, kikaboha abana, kikaboha umugabo, kikaboha umugore, kikaboha business. Imodoka ntigurishwe. Ndashaka iyi modoka bashyize ku isoko uyu munsi igurishwa mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndashaka ko Imana ibohora ikiriya kibanza washyize ku isoko kigurwe, iriya modoka igurwe, iriya nzu igurwe. Ndasenga kano kanya inzu yabuze abakiriya ngo bayikodeshe uyu munsi ayo wifuza ko bakwishyura, ndashaka uzazamuraho igiciro, uzaza akaguha mesha rutayambere. Uwadindijwe no kugurisha ikibanza kubera amafaranga make, uyu mwanya icyari kiboshye ibyawe byose ndakibohora mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ikibanza kigurishwe menshi wifuza, ndetse n'ukeneye gushyiramo izo mpanga ajyemo afite bwa bushobozi na rabikoza tonde regora mangraya baba rivoda ties. Haleluya, haleluya, haleluya. Mavuta kandagira amateka ubuzima bagahinduka ibitangaza bikaboneka. Ndagira ngo ubwire ngo Imana iri mu ruhande rwawe, Yesu mwana w'intama w'Imana. Ndagira ngo ubyumve nukubohora, turabohora icyo kibanza, iyo nzu, iyo modoka, iyo visa, iryo shuri, ako kazi, ibyo watsengeye, ibyo watumije, ibyaheze mu iduka, ibyaheze muri maze rw'ikintu cyose. Ikiziriko cyari kiboshye, aho mwuka wera amanutse kwika no guhanagura no kuvanaho akoresheje ikiganza cy'iburyo mu izina rya Yesu. Jya uvuga ngo ndakiriye, jya uvuga ngo ibyanjye ndabyakiriye. Jya umenya ku bwenge bavuga ibintu urabohora. Niba ari ikibanza Imana iguha umukiriya ukomeye, hari umugabo mbonye Imana igiye kugurisha ibintu bisa nk'isoko yari afite kugira ngo agire wa mugisha. Icyaboshye ubuzima bwawe, umutungo wawe, imibereho yawe, dakora mangita bandole kozai fer aramene rikozando shikara baba sifo deta. Yo umwami Imana ishobora
byose zo kubohora ni izi mbaraga duhagazemo. Hari ibiganza bibi byagukozeho, hari abagusengeye ntibyakunda, hari abakubeshye baguhaye umwaka ubukwe ntibwaba, bakubwiye igihe bizakunda ntibyemera, ariko muri aya mavuta haleluya aho twinjiye kano kanya umwuka wera ugiye gukora ibitangaza. Navuze ngo n'abakubwiye amazi, ubwo niko Imana yababwiye. Twe rero ntabwo ari amazi, ntabwo ari umunyu, ntabwo ari amavuta, nta bindi bimenyetso atari uko bikorwa, ahubwo Imana yavuze ngo ubu yihagurukiye mu mwuka wayo wera urema ibintu kandi bigakunda mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha mwese rero ndabakiriye aho muherereye hirya no hino ku isi, bari muri Amerika, bari mu Buraya, hirya no hino ku isi, bari mu Rwanda, mwe mwese muri mukurikira kumwe bw'Abera Ministries. Nyaboneka hamagara mwene wanyu, wa mukobwa wagumiye, wa muhungu wagumiye, wa mwana warwaye, wa muntu wamugaye, wa mwana urwaye autisme. Rero autisme n'abadayimoni mutagira ngo ni ibindi ndwara yo kutavuga, ba mwana wigunze wa deprimye na wa mugore, hamagara ikiziriko kimuzirika kigiye gucika mu izina rya Yesu. Bundi ucyumva kino kiganiro ugipraying ugikoraho, hari ibintu bigomba kuguruka, wa mutwe udakira, wa mutwe udakira, wa mugongo udakira, bwa gifu kidakira, bya ibibazo bihora mu rugo, kubura minervare, gupfusha n'ibindi byo turimo turakubita iyo myuka mibi. Hakenewe deliverance y'imbaraga mu izina rya Yesu. Ndavuga ngo uyu munsi nta gutinya nuko dusenga, uvuga ngo amen, ndabyakiriye, birahindutse, akira impinduka, akira ubuzima budasanzwe. Impamvu ziri ijambo ry'Imana nagira ngo ubwire ngo umva ijambo riri aha ngaha, Zaburi 19 umurongo umurongo wa 5 ngo umugozi ugera wabyo wakwiriye isi yose, amagambo yabyo yageze ku mpera y'isi, muri byo yabambiye izuba ihema. Nuvuga ngo umugozi uziritse ibyawe wakwiriye isi yose. Niyo mpamvu wavuye mu Rwanda ujya mu bihugu bitandukanye, ariko ni za ndwara, za ngorane, ni kwa kubengwa, ni kwa kwanga, bwa upfakazi, ni kwa kuba single mother, ibyo byose byawe kandi warahagurutse uragenda. Ni wa muntu wavuye mu ntara za muri Kigali agira ngo bugiye guhinduka, ariko uruziriko rwo bukenera uramuzirika ruramuzana. Ni wa muntu washenye urugo rwa mbere ngo urwa kabiri ruzakunda, bamaze kuri umusenyeraho no warushenye bishaka yaragutaye, urundi rwaranze. Bivuze ngo ikiziriko, umugozi ugera wabyo, umugozi uziritse wabyo wakwiriye isi yose, amagambo yabyo yageze ku mpera y'isi. Barakuvuga amanywa nijoro, barakuvuga wicaye, baravuga bagambana, bagusize isura mbi, bakwise utariwe, bakugize utabaye, rapiko de neremo la glame fa paya zo winifo. Ndatwikiza imbaraga mbi z'abazimu zose, kuko umugozi wakukurikiye aho wagiye byaranze, aho wagarutse byaranze, aho wicaye byaranze, aho wavuze byaranze, aho wasuye byaranze, aho waganiye byaranze, ibyo wapanze byaranze, aho wavuze byarananiranye, kubera ko ikiziriko cyakwiriye isi yose. Kirafata abanyaburayi, kirafata abo muri Amerika, kirafata abo muri Australia, kirafata abo muri pays Scandinavia, kirafata abo muri Aziya, kirafata abantu bose, kirafata abo mu Rwanda, kirafata business. Aho ugiye gukora igikorwa hari uruziriko rwakwiriye isi. Hari amagambo yakujeho, witwa indaya, utari witwa umurozi, utari witwa umupagani, hari igisura kibi Satani yakwambitse. Iki ndagikubahala kozandori ya lebona fa haleluya utazekeri alamande pola lefoza ineholaga lewinda la kosima. Urinde ikiziriko kirakurikira, utega imodoka ikiziriko kirakurikira, uhindura business ikiziriko kirakurikira. Gihombya nibyo warugeza, ariko muri aya masengesho turabakazonde fora glama palalama turikoze nde yahalami wa deploy, turakubitiza imbaraga mbi. Nirukanye igisuzugurire cyangira kavuyo n'amafute. Kiziriko cyarakuziritse uva muri karitsi bakukiza amagambo, bagukurikije inkuru zidasanzwe, bene wanyu barakwanze, ikitwa uruvugo cyarashoreye kiraza ngo n'amagambo yose yakwiriye isi. Nyumvira n'ukuri, n'abatakuzi bakuzi kubyo bakumvanye, ntabwo bakuzi kubyo bakubonye. Abantu bakuvuze ukutari, bavuze ukutagenda, bavuze ukudateye, bavuze ibye barabicuritse, bavuze amagambo menshi, bakoze ibintu bitandukanye, baravuze ubugambo bwinshi bunyuranye. Hari ibintu bagusize by'ibyangiro, biragufata, birakuzirika, birakugamba, ku buryo uyu munsi ari uruziriko rure. Tubonye ijambo rigaragara muri Zaburi 19 ku murongo 5 bavuga ngo ikiziriko cyakwiriye isi cyarafashe kijya muri biro. Ntigitinya ministeri, ntigitinya umuyobozi, ntigitinya usenga, ntigitinya urimba, ntigitinya ukijwa, ntigitinya uhagaze. Warasenze byaranze, wagiye kanyarira biranga, ujya ku kinzanye biranga, wakoze ayitatu, wakoze ay'ikimwe, wakoze ya 40, wagiye ku mushumba runaka, ujya kundi mushumba runaka, wavuye kuri ujya hari ujya hariya, winjiye hose warasenze, ntacyo utakoze, watanze
ibintu byose byagusaba warabikoze, ibyo vuga ntacyo, ariko byaranze ikiziriko cy'amateka kirakuboha, kirakuvangira, kirakwangiza ngo ikiziriko cyakwiriye se. Rero kano kanya mu mbaraga z'Imana ishobora byose dayinifora ndagira ngo nkubwire ngo Imana igiye gukora ibintu biremereye utaruze, Imana igiye gukora igitangaza, kandi Imana igiye kwiyerekana ku buzima bwawe. Nicyo kiziriko dayisora andewa mola layando pele foze etaye ni wine ando velia alai. Baravuze ngo bigiye kuvaho ntibyavaho, kuko Satani azaho umunyugurirwa we, Satani azaho amazi aba, Satani aziki kwa Farawo yakoze, Mose yakoze inzoka n'abarozi bakora inzoka, ariko nta wakwigana umwuka wera. Mwuka wera urihariye, mwuka wera ukora ibitangaza. Uwo ni uhagurukije muri iyi minsi ya none kugira ngo dutwike turimbure. Yohereza umwuka bikaremwa, uyu mwuka wera w'Imana dave poza. Ndavugije induru murambabarira, nakora nta kundi. Mwuka wera yaje ntacyo utakora, mwuka wera yaje nta utahanura, Imana yavuze nta utategeka, mu izina rifite imbaraga rya Yesu Kristo. Ngiyi rero ngiyi yohereza umwuka bikaremwa, ikohereza ijambo rikadukura mu mva hasi, rikatuvanaho Satani yaraduteretse, rigahindura icyerekezo n'ubuzima, tukinjira mu birere bidasanzwe, tukinjira hakomeye hazima. Niyo mpamvu uyu munsi wa gatatu Imana iravuze ngo ikiziriko cyari cyarakwiriye isi. Iki ntigitinya indege, ntigitinya imodoka, ntigitinya jipe, ntigitinya baze, ntigitinya biju, ntigitinya marinete, ntigitinya igihagararo, ntigitinya umuryango, ntigitinya amafaranga, ntigitinya ukora. Kirakuzirika kikakunyweza ukabura aho werekera, kigakwira isi, kikajyana n'amagambo y'urugambo n'ubuki byose n'ubwanjwe n'ibindi byose. Ariko muri izi mbaraga z'isengesho, muri izi mbaraga zikomeye, muri izi mbaraga turakubita hasi imyuka mibi yose niyishyira hejuru. Urumva umugozi ugera ibyawe wakwiriye isi yose n'amagambo yabyo yageze ku mpera y'isi. Ni ukuvuga ngo ariko Mana, uyu nguyu kano kanya tugiye kubita ikiziriko cyangwa ikintu cyitwa urubwa, bakakwambura isura y'uwari, bakakwambika isura itari yawe. ayinora mayinera yo Manuel, ndafashijwe n'ubwo yaracetse, ariko turicaranye reka mbivuge we. Manuel, hari abantu Satani akoresha akabambura isura ye, umuntu akambara isura atigeze, ukambara isura y'umurozi utazi naho barogera, bakakwita umujura ntawe wibye, bakakwita umunyabinyoma ntawe wabeshye, bakakwita umwesikoro ntawe wesikorotse, bakakwita icyo utari cyo, bakakwita indaya ntawe wakubonye usambana. Hari ingo zasenyutse kubera amagambo, hari ingo zasenyutse kubera ako kavuyo. Rero mu izina rya iyo sura mbi Satani yagusize yo kwangwa n'abantu n'ibindi, turayisenya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turahagarara mu mbaraga ngo imigozi yakwiriye isi ndetse n'amagambo agenda yiherekeza. Wambaye isura itari yawe, ntabwo ukwiriye gupfaka rungana gutyo, ukwiriye kuba umuntu urabe kwitega ngo turashaka nturarongora. Rero muri aya mavuta, muri izi mbaraga, muri kino kirere, turahagarara dusenya izo mbaraga mbi zose z'abazimu n'abadayimoni bihaye kuvogera no kugukwiza isi yose. Cyaraguhambiriye ikiziriko, wavuye muri state ujya mu yindi kiragukurikira, wavuye muri Kongo ujya ahandi kiragukurikira, wavuye Uganda uza ahandi kiragukurikira, wavuye mu Rwanda ujya kiragukurikira, uhimutse Karisiye kiragukurikira. Mbega uzasanga impamvu bigaragara ko ukeneye deliverance nuko ibyo warwanaga nabyo ukiri hamwe wageze n'ahandi ugasanga birasa nabyo. Muri make urimuka n'amagambo akimuka. Burya yuzinga ibikapu, yuzinga ivarisi, yuzinga ibitanda wimuka, n'akarande n'imivumo byose nabyo birazinga bikaza, cyane ko byo ntibigusaba umwanya wo kubishyiramo, bigendera muri wowe. Ariko rero muri aya mavuta, mu mwe bwabera ministries, amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Nagira ngo umenyeshe ngo hari impinduka, hari kigiye kuba, hari kigiye gukoreka, rigiye gukoreka, rigiye gukoreka, rigiye gukoreka, rigiye gukoreka. Haleluya, rigiye gukoreka kabisa. Ndimo ndabibona. Aravuga ngo amagambo amagambo cyangwa ururimi biriho, nta wumva ijwi rya amagambo cyangwa ururimi biravuga kabisa, biravuga, baravuga bukira bugacya, bavuze uko utari, bakuvuza uko utabaye, bakuvuga uko bashaka. Muri saro baravuga, ahandi baravuga, ahandi baravuga, ahandi baravuga, aho wicaye baravuga, aho unyuze baravuga. Icyangiro urubwa amagambo, uruziriko rwaraziritse ruziruka heza hawe, ku buryo cyakwiriye isi yose n'amagambo aragiherekeza. Rero kuri uyu munsi wa gatatu ni ukumanura imbaraga z'umwuka wera,
zigiye gusenya icyo kintu mu izina rya Yesu, hakaboneka impinduka idasanzwe. Takozando mene fly legando mini wadraba basika witando shine mene glaze awandi ya mola kilometer saibenia roketo taraba sende remoni grae vawandi ya makato tolebo satal mini fly endala. Biravuze ngo urwo ruziriko rwarakuziritse we, ruragukurikira no muri biraho ukorera rwarakurikiye, umunezero warabuze, nubwo wicara mu modoka uruziriko rurahari rw'agahinda n'imibabaro, amarira n'amaganya byariyongera biriyongera. Uyu munsi wicaye wumva ntawagutabara ntawakurengera, ariko muri aya mavuta y'umwuka wera w'Imana mu bimenyetso bikomeye Imana ikavuze ngo nukubohora imbohe ko ziboshye. Imana ibakoreye deliverance mu izina rya Yesu, kandi Imana ntago uzayibona, uzabona Imana ikorera mu bantu bayo. Ndakubwira ngo ku bumwe bw'abera ministries, iki ni dozi kalama clove die bonnet and lie sefo IK bola I never ya kiziriko cyaraziritse kikuzirika ahantu hose, kandi bikwiriye wari ufite n'imbaraga wari urimo byari gushoboka agira ahantu ugera, ariko umwanzi ntaguha agahenge, umwanzi ntabikeneye, umwanzi ntabishaka, ashaka kugira ngo usebe umware kandi bitari ngombwa. Imana iri mu ruhande rwawe, kandi Imana iratabara kuko igiye kurengera kandi ikakugirira neza, kuko umwami aragukunda mu buryo budasanzwe. Ikiziriko cyaragukuriyeho uri indege ku kibuga cy'indege, murakurikirana mu modoka, murakurikirana yo guri modoka kiragushorera, niyo mpamvu yaheze mu igaraje, niyo mpamvu irwara buri mwanya uhora mu igaraje, kandi abandi bidakunda. Ikiziriko cyaragushoreye, ugiye kubyara umwana kiragushorera, umwana arwaragurika uhora kwa muganga byarakugoye. Ikiziriko cyaragushoreye, ugiye kurambagizwa, ugiye no kurambagiza maze n'ubukwe kiragushorera, niyo mpamvu mu rugo nta mahoro mugira, muterana imigongo muvuga n'uruziriko ngo rwakwiriye isi yose, kandi maze gukwira isi yose ngo n'amagambo nayo arahakwira. Bivuze ngo mateka yaragushoreye, arakuhiga, arakuvunagura, aragutabara, ushaka kugira ngo gusenya, kubuza amahoro, kubuza icyerekezo, bikwira isi yose. Niyo mpamvu kano kanya ku munsi wa gabiko la mandi andele for les aussi et fire. Ariko mwami Yesu ndagushima cyane, umugozi wabyo wakwiriye isi. Muri make isi yawe naho ugarukira, isi yawe naho uri. Ushobora kuba waravuye mu majyaruguru ukaza muri Kigali, umugozi ukagukurikira. Wavuye muri Kigali usubira ujya mu ntara, umugozi uragukurikira. Wavuye mu kazi kamwe ujya mu kandi, ikigozi kiragukurikira. Wacuruje imyenda urahomba, ujya muri restaurant, ikigozi gihomba kiragukurikira. Wacuruje ibishyimbo urahomba, ujya mu bindi ugiye, ikigozi kiragukurikira. Buri gihe aho ujya naho werekera hari urugozi ruzirika amasezerano yawe, hari urugozi ruguhiga, hari urugozi rukurwanya. Dopekando anenema. Wageze mu mujyi waho utuye muri Amerika, wageze mu mujyi utuye muri Canada, ikigozi kiragukurikira gikwira isi. Witwa umurozi utazi kuroga, witwa indaya nta mugabo uratwara, witwa umusambanyi nta uragufata, witwa umujura nta uriba, bikwita uko utari, uruziriko rwaragufashe, bakwita izina utari ryo, ndetse umvugira ipfunwe rya buri munsi. Abantu bararirimba ibintu byawe kuko umugozi wakwiriye isi yose, umugozi warakuziritse. Ntaho umuntu agira buhungira ukeretse deliverance yonyine, ukeretse kongera gutabarwa. Imana yakugirira neza. Mukozi w'Imana unkurikira uherereye hose, waba uri Bugesera, waba uri Nyamata, waba uri Kacyiru, aho waba uri hose, waba uri Burasirazuba bw'u Rwanda, Uburengerazuba bw'u Rwanda, Amajyaruguru, Amajyepfo, uri mu mujyi wa Kigali, hari uruziriko rwaziritse business yawe. Watangiye ugiye kwiga biranga, urakomeza biranga, uhindura faculty biranga. Watangiye akazi kamugeze mu kandi biranga, wowe nije guha akazi barakwirukana. Wacuruza umucanga n'amabuye yaranga, ugeze no mu bindi birakunanira. Hari aho wapanze biranga, wagiye ahandi biranga, unyura ahandi biranga. Amakuba ni kazofala wandutala inemo leglai zoviwa pa zofala lando po can't fin and sai. Yesu data wa twese, Imana ishobora byose, irimo iravugana nawe ngo urwo ruziriko rwose ni deliverance yawe. Navuze ngo imbaraga z'umwuka wera nizo zonyine zifite ubushobozi, kabone n'ubwo undi yakora ikindi. Umuntu agira uko atumwa, agira nuko akora. Turabohora uwo mwana wawe wabyariye ku kiziriko, wavukiye ku kiziriko, ushakira ku kiziriko, ubyarira ku kiziriko. Niyo mpamvu n'abana bawe ntawe ukubaho uriho, nta gaciro ufite, baragusuzugura, ufata uko utari. Satani yagusuzugura ukennye, yagusuzugura ukize, yakubuza amahoro, aho ugiye ntibikundi. Ibyo
bivuze ntibikunda, bivuze ntibyemera. Umwanzi yaraguhagurukiye, yaraguteye, yarakuvuruguse, yarakuvurunze, w'icyo ashaka n'ukunanirwa, n'ukucogora, n'ugusohokamo. Ariko muri aya mavuta ijambo ryavuze ngo nta magambo cyangwa ururimi biriho, nta magambo uyu munsi hariho, ni ibigambo bakwita utari. Igisura Satani yarakwambitse umukara ku buryo abantu bakubona. Rero muri aya mavuta kuri iyi tariki, haleluya, ndagutwikuriye umugabo abona ubwiza bwawe, ndagutwikuriye umusore abona ubwiza bwawe, ndagutwikurira mu izina rya Yesu. Umugabo mugore abona ubwiza bwawe, ndagutwikurira shobuja kubone mukuru w'akamaro. Bagukoresha nk'ipunda, ntibakureba, ntacyo ubona, nagasuzugura. Hari ibyo ubona ukumva biranze hirya no hino, gusha durwate, ntawe gushyikira, ntawe kubona. Amakuba n'ibyago byarakuzengurutse, byaragusuye, byaragutwaye igitugu, ibyo byose byarakugose, wabuze iyo werekera, naho uva naho ugana. Umwanzi yakugize uko ashaka nuko yibone. Umwanzi yaraguteye, aragutatabura, araguhinga, arakubuza amahoro. Niyo mpamvu rota zanzo zone ikiziriko ku buriri bwawe. Hari icyo warose warakibonye, imvura ikunyagira, nta muntu muri kumwe, ndetse ukabona uwagutabara, wabuze ubufasha mu gihe ubukeneye. Icyambere kiranga n'umuntu ukwiye kubohoka, ntujye ubona ubufasha mu gihe ubukeneye. Iyo ufashe ubufasha ntabwo umubona, kandi wowe ufasha abandi. Iyo ukeneye ugutabara ntumubona, kandi utabara abandi. Uratereranywa, urateraganwa, barakwihorera uri wenyine. Wifuza ntukiri kuvugisha no kuganira, byose byaraje biravurugutana, kuko byavuze ngo umugozi ugera ibyawe wakwiriye isi yose. Nuvuga ngo ntawe wawuhungira keretse deliverance yonyine, kubohorwa no kubohoka, ukemera ugapfukama. Ivuga ngo mwami n'uyu mugozi ndawuciye, ucisha imbaraga z'umwuka wera. Ni wowe uzi ikiziriko kirekire uko kingana, cyakusa mfasha. Ikiziriko kidatinya no kujya muri etaje, kazamuka muri biro kikakushorera, baguhamagara kikagushorera. Ujye wibuka ijambo ry'Imana, baturiya ni mwene nde? Bati ni mwene Yesaya wa hehe, w'i Betelehemu. Nuko batugenza, uriya ninde? Ntabwo tuzi wabo, ariko ateye gute, burya amera gute, dore ntavuga. Iyo uvuze batarasakuza, waceceka bati ni umugome. Wabasura bataribonekeza, utabasura ngo urabahemukira. Wavuga ngo urashira isoni, waceceka ngo umeze nk'ikijuju. Wavuga iby'ubwenge bateye ayirase, wababwira uti nze dusangire, batagira turatira inzu n'ibyo afite. Ibyo byose ni urubwa n'amafuti n'akavuyo n'akajagari. Ibyo ndabitwikisha ubutware bw'ijambo ry'Imana n'umwuka wera n'imbaraga z'Imana kurema. Kuri uyu munsi wa gatatu ndashwiragiza, ndavunagura, ndavuma imbaraga z'abadayimoni. Umwuka wera agiye kuza hangura ibyishyize hejuru ku buzima bwawe. Isura baguhaye turayivanisha, imbaraga z'umwuka wera. Imana ikora ibitangaza, Imana igarura ibyawe, Imana ikurengere. Dosandori yako repota inifo rikoze ndefora ende mu izina rya Yesu. Butware bw'Imana, imbaraga z'Imana, ukora kw'Imana, kurengera kw'Imana bigaruke mu buzima bwawe, kandi ubone icyerekezo kizima. Imana yongere gutabara. Ndakubwiza ukuri, ntabwo uri butinye, ahubwo Yesu arabana nawe, Yesu aragushyigikira. Totezando kaya bini wa remo sandori ya bonafe rekodesance pa. Ngiye kubona mbona hari imyenda bazirikiye mu kiziriko bajugunya ahantu. Niyo mpamvu nta ikiziriko cyakwiriye isi, ariko kano kanya muri izi mbaraga z'umwuka wera. Aha ni ku bumwe bw'abera minisitiri, aho twemera twebwe ko hakora imbaraga z'umwuka wera, n'abandi bakoresha ibindi abitegetswe n'Imana, ariko twahangaha ku bumwe bw'abera ministries tela kozando faria lemo la glaya nezandia mola koze fola close tatala masonde koja inifo takozini andrai pone fola glaya inimola. Hallelujah. Repose dere manda kubohora aho bakuziritse. Imana irandumye ngo bohoka mu izina rya Yesu. Ndabohora uwo mutwe ufite ikibazo ngo ukire, ndabohora ibitekerezo byari bimaze kurenga, wumva gugiye kwiheba. Uwiteka Imana ishobora byose aravuganye nawe ngo hari binakwirukanyemo, akwirukanye kurwara stroke mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana yawe ikurinze kanseri y'ahantu hose ku mubiri. Uwiteka Imana yawe bari barakuroze ngo uzabyima amaguru, Imana yabohoye. Repakozande shele moregre, bitekerezo bipfuye byose byirukane. Hari umugambi Imana ugiye kuboneka. Ndabona marayika w'Imana afite inkoni ikomeye, agiye kubita abadayimoni bose. Lola gitaye vona andrai postify byakwiriye isi, byakwirutse, ariko Imana iri kumwe na Imana iragendana nawe. Umugambi Imana muzima ugiye gushyigikira kandi uzakorwa n'isoni. Imana izahora ikugira neza, Imana izagutabara. Yo haleluya haleluya. Nimwumva ko Uwiteka arimo avugana nawe ngo nubwo byakwiriye isi, umugozi ugakwira isi, Imana igiye kuwuca rwose. N'ibigambo byakwiriye isi niko hagiye gukora indi mvugo itandukanye n'iya mbere. Ibyo bavuze bigiye gukora. Kumwe bw'abera ministries n'umunsi wa gatatu uragenda kuri Remit dukoreho tukwakira
twakire. Ushaka kujya kuri nyamaza tutubiza karibu, ushaka kujya mu mwebwe b'Abera Ministries group karibu, aho ushaka hose uhinjire maze tugufashe umurimo w'Imana dusenga. Ndagira ngo katopiwa ze fomene and I call a bride visa wa day mandele androbe ben fire tozeke shande kazaba. Bivuze ngo Uwiteka icyo kiziriko nubwo cyakwiriye isi hagiye ukwira amahoro kandi ugiye gutabarwa. Imana iguhe umugisha ubwe neza, wambara imbaraga kandi utabarwe. Ndimo ndakura abantu baragusozogoye, hari ikintu cyari baragusozogora, ubonye agusozogora, wahaye akagusozogora, byose byari impamvu mbi, ariko Uwiteka aravuze ngo birahindutse mu izina rya Yesu. Nyamubwire ngo shalom shalom, mwuka w'Imana kuzeho, imbaraga z'Imana zikuwe mu ngira gutinya. Ni igihe cyo kubohoka kwawe no kwinjira muri gakondo yawe, no kwinjira mu masezerano yawe, no kugera kure hashoboka, no kwakira ibirenze ibyo watekerezaga, kuko Data wa twese Imana ishobora byose iravuze ngo komeza ukore kuko ari Imana itabaye. Umugozi wakwiriye isi n'amagambo yakwiriye isi, Imana iravuze ngo bagiye kuzindi mvugo nshyashya itandukanye n'iyambere. Hari kumwe gw'Abera Ministries. Shalom shalom, ubwe neza na hejuru. Imana ibahe umugisha. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka.